agiye kuvuga ibyawe reka umukoze ikara ku munwa Uwiteka Nyiringabo Imana avuga avugishijwe nawe tugiye kumva ijambo ryawe reka Mwami Nyiringabo Imana turyumve rishinga imizi mu mitima yacu uturinde kubitaho twicaye Mwami reka tubizirikane reka Mwami rizatubera impamba n'urwego bizatugeza mu bwami bwawe izina ryawe nirishimwe aya masaha duhagaritse imbaraga z'umwijima Satani wo gutuma tutumva ijambo ryawe wo turamucyashe mu izina rya Yesu Mana reka ukomeze kwigaragaza reka wiheshe icubahiro mu ijambo ryawe Uwiteka Nyiringabo Imana reka ugirire neza ababyeyi bari hano hantu ugirire neza abapapa bari hano hantu ugirire abasore n'inkumi ineza yawe data kugira ngo izina ryawe rishimwe reka rero ukomeze kuganza mu mitima yacu turangije tumukomera amashyi n'impundu mu izina rya Yesu amina reka duhaguruke turi no ku birenge byawe n'abatabari ibirenge byawe n'abatabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo gatanu ku birenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natanye Yesu ari mu kazi urukundo yadukunze ruhambaye twere kuzajya tugira ubwoba cyangwa duhangayike kuko Yesu arahari yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura haleluya amen yemwe karuhura w'imitima yacu akaba karuhura w'ingo zacu akaba karuhura w'abavandimwe n'inshuti kuko niyo nshuti ya mbere itaryarya yemeye kutwitangira ku musaraba igorogota ikamena amaraso kugira ngo uzahabwe ubugingo buhoraho nyuma y'umunsi muzabona ubundi buzima haleluya bibiri na makumyabiri na kane guturuka mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 urondoye ukanalizinga ugatekereza mu mutima wawe wabona Imana yarakoze iby'imbaraga ku buzima bwawe abasimu baragerageje bakubita hirya no hino abadayimoni barikubita ubukene muri surasura uburwayi buraza burakubita ariko Imana yagiye yitambika kugaragaza ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfa ku bwawe ukaza ukunze akaramata uwo mwami twahaye icyubahiro n'amahoro tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri uku kwezi kose tugiye kwiga dufite topics cyangwa siteme ivuga ngo urukundo nuko babidusomeye wabanjirije yavuze ku by'urukundo ariko urukundo waruvuga akantu gace gatoya kuko ni ikintu kinini cyane urukundo tukaze tuvuga uko tubyumva murakakubwira ndagukunda ariko ushobora kuvuga ngo wawe ndagakubwira ngo nkunze rukundo ki hari ubwoko butatu bw'inkundo rero nk'uko yabivuze reka tunyuraguranemo turebe ko twabivugaho ducunguze uburyo umwete ubwoko bwa mbere hari ubwoko bwitwa mu kigiriki baravuga ngo eros urukundo rwitwa eros ni urukundo rw'umugabo n'umugore ni urukundo rw'abashakanye ni urukundo rwitwa eros si muri kurwumva ni urukundo rw'abashakanye
umuntu akabana n'umugore we akaramata bakaba umubiri umwe, yarangiza iwabo niyo ngiyo ni muri Kongo, undi iwabo ni muri Tanzania, akazajya ajya iwabo rimwe cyangwa akajya iwabo rimwe na rimwe kubera abonye ubushobozi. Rimwe na rimwe akajya ateka indege cyangwa ateka moto bitandukanye agiye kureba umuryango wiwe. Urwo rukundo rwitwa eros. Abasore hari ikintu bari gutera, iyo bari gutereta abakobwa batangira kugira ati nkunda gukunda undi, agatangira akabivangavanga akazana urukundo akabijyana mu bindi bintu bitandukanye, akabicagacaga nyine ngira ngo mwese. Ubwo ni ubwenge bw'isi, ntabwo ari ubwenge bw'Imana. Ubwo rero urwo ni urukundo rwitwa eros. Tujye ku rundi rwego rw'urukundo, hari urukundo rwitwa filia. Filias ni urukundo ukunda kubera ko wampaye, kubera ko Pasiteri Leonari yageze iwanjye akanzanira igesi ya fanta, kubera ko nabatirishije. Ejo akazongera nyuma y'amezi 3 ngakora ubukwe, akongera akazana indi kesi ya fanta. Musebe bwiza ukuri uhita uvuga ati sema da uriya muntu twe tuzamusura ryari, kubera ko aduhaye 2 cyangwa 3 twe tutaramuka. Kuko niyo natinze ahita avuga ati yewe uyu nguyu ndi kumukunda ariko ndikubona nta kigenda. Urwo rukundo rwitwa filia. Muri kubyumva ariko? Urwo rukundo mukunda kubera ko wampaye, kubera ko nayo uhaye, kubera ko ari cyo ukeshaho nawe ari kumesha. Nkeneye akazi wawe, naza njye gutereta akazi, vuga ati ko biri kose nashyire hariya agakoko, shyira hari ikindi kintu runaka, kubera ko nabibona kenshi urabukora mu marangamutima yiwe anyiyumvemo akaza kandi. Urwo rukundo rwitwa filia. Ni ukubera ko ari cyo uba ukeneye ku muntu. Urwa mbere tubonye ko ari urw'amakupure rw'umugabo n'umugore. Izo ni inkoko zirabigira n'inyamaswa zirabigira. Urwo rukundo rurabigira cyane rwitwa eros. Ndetse iyo abantu bagiye mu buryo bubi usanga iyo eros iri kwinjira, iri gusenya imiryango. Ugasanga umugabo n'umugore basenyewe n'umuvandimwe wabo bitewe n'uko yaje yishushanyije muri mu rukundo, ariko ntabwo ari urukundo ahubwo dayimoni nawe yitambitsemo. Urwo rukundo rwa eros n'urwo rwa filia n'urundi ngiye kubabwira rwose, iyo hari original na pirate. Muri iyi si habamo ibintu bibiri, haba ikintu cyitwa original n'ikintu cyitwa pirate. Urwo rwa eros rero iyo rubaye original ni umugabo n'umugore, ni umukobwa ukiri inkumi n'umusore bari kurabagizanya bagakundana, batangira ngo ntabwo muzabura icyacyo. Nyuma y'imyaka 10, 20, 30 bakazashakana, bakazongera gutandukanywa n'urupfu. Urwo ni urukundo rwitwa eros. Imana irarushyigikira kandi ikarwemera. Iyo wagiye nabi rero kumva ntangiye kwinjira mu mwuka. Iyo watangiye kubwinjira muri nabi rero ni utangira, iyo utacu mu bice izamu ryawe neza, Mana mu rukundo rwanjye rwa eros uzamuza nawe nzabyitwara muto. Utanga ikimenyetso cya 2, utanga icya 3. Nurangiza ubisenge ugendera mu kimenyetso, Satani araza akiyoberanya, akaza agahungu kateretse ubwanwa bugeze n'ahantu akakubwira ati kabisa nanjye ndagusohokana, ati mfite na fanta, ati mfite n'ikintu turi burye, warangiza ati ndagukunda, nawe ukaba watangiye yego nicyo kuko yarangiza kukwandagaza akaba yiciriye akavuga ati ningeze kuko ndagiye. Kubera ko yari kukuryarya yaje ameze nka serpa n'akayoka, akaza n'akayoka. Kubera ko iyo muri urwo rukundo rwose rwa eros urasaba ubwenge bw'Imana. Noneho rero undi muntu ashobora kuza akagusha wenda akakwicira amahirwe ya mbere, ariko utegereza amahirwe ya 2 kubera ko warindiriye Imana ukavuga ati aho Satani yinjiriye ntabwo nahabonye, ariko ubwa 2 ntabwo ubonye. Kubera ko umuntu ugukunda ntabwo agendera ku miryango y'iwanyu, umuntu ugukunda ntabwo areba ukusa, umuntu ugukunda ntabwo areba tayaba, umuntu ugukunda agukundira ukuri. Haleluya, amen. Tuvuga tuko biri kose tuzaba ibyo ngibyo bigeze mu bagore n'abagabo. Umuntu avuga ati nyenzazana umugore w'ikidumbari w'ikogari, akavuga ati nuko akunda nyine umutima we niko ukunda, ubwo nyine nuko nguko. Akavuga ati oya njye nzazana sirimu
tayi française kabisa niyo nshaka. Ndavuga toya yenzazana umuntu ufite umutwe munini. Ndatoya geri uburebure ndatoya ngezazana umuntu mugufi. Kubera ko iwacu abantu benshi ni barebare, bakunda kuba barebare cyane bagasaza vuba. Buri muntu wese afite condition y'ukuntu akunda atangira kubona ukuntu akunda. Muri kubyumva? Ndakavuga ati gifite igisebe kiwacu nta muntu n'umwe ujya wishima ngaseke ngo yakira abashitsi mwumve anezerewe. Nzazana umukobwa runaka babwira uwo muco, nzajya kurambagiza y'umukobwa kubera ko iyo basetse abashitsi baraza ukumva uranezerewe. Ukumva ibyo bintu bimunejeje mu mutima kubera ibyo ngibyo. Muri kubyumva? Urwo rukundo rero ujya kurambagiza ugendeye kuri condition ntabwo ni ikipazo. Condition ya Rwanda navuga ngo iki? Condition voilà. Ntabwo mfa kuvuga ngo ngewe ngo nitwa runaka mbese agahu umuntu wese uzapfa kuza mana afite gahunda zamwene iyo ntabwo ari condition. Yaza yishushanyije azanye bombo na shokora no kugurira igiti n'urukwavu akaba arakwanditse, ariko condition uravuga ngo mana ndi umukristo iwacu barasenga. Icyambere mana uzanyumwereza umusore, ariko icyambere azabagize ute akijije akaba kambere. Icya kabiri asabe yiyubaha n'abandi. Icya gatatu ntakanye ndagaza. Iyaje rero akaza muri condition zitari izo ngizo akaza atangiye kuvuga ariko si nk'ubu tubigenjeje gutya warangiza nyuma ya neza tukazishakira ngo ikibazo cyawe bitwaye. Kubera ko hari ibyo witurira nk'abakristo bari mu tugomba kwaturira tukabisengera tukabigenderaho. Iyo iyaje rero agatangira ariko usohokanye utukirarira iyo ngiyo ngo aricyo bitwaye nawe ugatera ngo wenda bafite condition umukobwa nzarambagiza ninjya kumubwira ati dusohokane akazahita ati n'izina ryayo akambutura wazaba ari ariko ikizahita kinyemera zaninya kandi cyane wazakara. Muri kubyumva? Iyo condition rero igendeyeho umuntu uri mu mwuka w'Imana ni utangira kugenda n'ibimenyetso kugira ngo mwana wanjye wa muntu wawe araje. Aha n'Imana n'uyu nguyu agatangira kumereza ikimenyetso akavuga icya kabiri akamuhereza kurota akamuhereza kuvuga akavugishwa kuvuga ati ni wowe. Urugero hari umugabo witwa Isaka ari kurambagiza Rebeka bakoresheje urwo rukundo rwitwa Eros. Wenda ngiye mu nyigisho munyihanganire sibyo kuko nifuza ko tuba macuwa tukaba macuwa. Arangije Rebeka we yararimo kwivomera kwivure ari kuvoma na Isaka nawe yohereza inka za Aburahamu n'umukozi we n'umukozi wabo bose baraho ngaho. Isaka afite condition ngo umuntu uzafuka akuhirira inka za data akazihereza amazi agatora umufana umukobwa n'abo bose bari koga baraho ngaho. Umuntu uzafuka nzabye afite impuhwe z'inka za data kandi ukazazigira impuhwe za data n'abantu bazajya baza mu kazajya bazimanira icyo dufite ntacyo bibu wasaha umudamu wanjye. Wabyumvise? Ese inshuti yanjye wowe ujya watura ngo iki nawe ujya wirindira ngo niyo byose wabirekama ukamindura igikoresho cyawe gakena ukazamana iherezo ryiza ibyo biranga ntacyo uri umukristo mwiza ariko byose Imana yarabiretse. Tugomba gusabana umusipirituweli aratumagira akareba mu ijuru araho ngaho. Ni ukuri umva iherezo ry'izaribona bikugoye umwanzi aragakena. Haleluya. Izo ni condition rero ngo nije ku bantu bakiri batoya ujye ugira condition. Muri nziza ano abakobwa babiri iyo bari kuririmba byo mu mutima ugatekereza kimwe yarashyizeho abantu basa gutya muri couple yarashyizeho ngo bibina muri iki kinyejana runaka mu gihe runaka nzaba kanishyiraho uturabyo tubiri tujya tumbibaza mbe nishimye. Ukagira ngo ntabwo ari umugambi w'Imana kandi umugambi w'Imana. Umwazira we akavuga ati nzadukenyura kamwe kagende akandi gasiga cyangwa twose mu byayo. Ariko urukundo rw'Imana ruraho ngaho igakomeza wawe kudundana kirwara ikindi kandi bari gukora ikimana yagize ute yabaremeye. Haleluya. Izo ni condition. Ujye ugira condition mu nzu y'Imana nawe ujye ugira condition. Twagarutse rero muri rwa rukundo rwa Eros Rebeka na Isaka babigenje neza kubera ko babyitwayemo neza barangije barashyingira
Gushingirwa kwabo mu isezerano rya kera ntabwo bagiye imbere ya pasenga basengere, ahubwo bagiye mu babyeyi kuri mama data arangije bajya gukwa dote mariage civile niho yatangiriye. Hari ubwoko butatu bwa mariage. Hari mariage civile ni iriya civil wedding, ni mariage tujya mu rusengero, tujya mu mategeko mu rukiko ku murenge tugasezerana. Hari na dote gusaba no gukwa, tujya imbere y'imiryango tukavuga ngo ndabyemeye mfite inka nzayitanga, kuko ntabwo kugura, ahubwo guhereza agaciro value, guhereza agaciro abareze iyo urabagire agashema ko babyaye neza. Ariko tukubyumva cyangwa tukubyumva mwihangane, nifuza ko tuzatwiga ikintu mukacyumva byibuze mukavuga ngo uyu mwaka wa 2020 icyigisho byo mukajagari ntabwo byifuza. Tuvuga ko utuntu dukeya no kucyumva ndazamushaka utari jewe, ariko byifuza ati natahanye kandi sibyo kugira ngo twere gutanga umuziki no kuvuga ati icyigisho cy'urukundo nacyumva. Ndakere kuri Eros rero, abo babyitwayemo neza. Ubwo iyo ukoze amamariage ataremewe, mariage civile niyo mu murenge, mariage yo kuza gusaba no gukwa, burya inshinga za muryango bati gikwire mwana wanyu namutwaye none mwangiriye ikigongwe, ubwo uhaye agaciro umubyeyi wabya. Ababyeyi bajya babyina iwacu musanze umubyeyi wabyambyina akanezero. Ikinezeza umubyeyi wabyaye ni ukubona ibirori by'umwana we. Ako reba umwana urameze ngaho mu gihe kingana runaka azaba ari kukuruma, mama azabura nakumva abasekere nano hazaza gatinda wowe uzimirije ababyeyi usatsa kuza kugenda ndumva nuko kwigisha. Imana izamfashe bibe mu musaruro igihe tuzamarana gitoya, kuko misiyo yanjye kumva ari kutinda biri gukubita byibuze ari umusaruro wagezemo. Rero reba nawe akagana ari kumva umwana ngo umubyeyi yatawe y'igikoma maze kwaga kubu karashikura karonga akuba kahize koga kaburuka nakaramu akabigikoma turabishaka ikatiwa nsabona iki abasheke azaza umuntu uri gushaka imana cyangwa gushaka kw'Imana azakara uzamukunda ngo kukunda amazi azakunda kugusaya ko karoze gusa kandi umutima atima nubwo nakurumye ariko umuntu azamubwiye kazawuza kumutugwisi ukunda kuko byandewe akwaje bisi ngo rukwishwa bayaka sakarago azagafata muri cya cyuma wamwubaki agenda ashyira amakabyo n'ayarajyo agira ayiravi umutima ugenda uhene waba umubyeyi ndasengera wawe ati mana dore umwana wanjye yongeraze n'ibitekerezo kugira ngo agende mu bushake bwawe. Satani zamutwara ikoresheje iki? Akarabye. Kuri sevaranti abantu baterwa amanda ni benshi ku isi yose. Kuri sevaranti ngo ni sevaranti abantu bose bakundana usanga 14 kwa kabiri ni benshi ndayibona ni nk'abo bakunyi akaza agatipeskaza bafite ikowe kahinde kandi n'ahantu Runa Franco wanjye wajya kuzana utuzi azana igihe cyo kugunda tuzi Kada kino twagiye akakonyesha akibagirwa kuvuga ngo reka nze nanjye ndebe ko umubyeyi wabyaye akwiriye kubona ibirori akagira ute kanezero. Iyo tukorwa rukundo twitwaye hose iyo ugezemo neza rero bihereza umunezero umuryango ukura neza. Umwana wari yashaka mu bakene cyangwa ashaka mu bakire cyangwa muhore ariko nubwo ashatse mu bakene ariko baramukunze ndetse natwe turabakunze umva umunezero
kubyumva ibyo byose rero kanongera manuke gatoya biterwa na herediteri pasana n'iki karani leta turamuganya ya karani ubwo muragese kambyite gutyo munyumve akantu gafite ubwenge bitewe nawe ukomoka naho wavutse n'ibyo watwiyemo hari igihe iwanyu ariyo wa mbere ugiye gushaka abademoni bakaba kubera ko nushaka ugashaka ukerekana izo mariyaje utari eshatu nakubwiye ko ndazemera weretse ababyeyi byibuze urabahumurije kuko umugisha w'ababyeyi na wabo kwakira kandi kuza wagiye muri leta impamvu tujyamo ni ukugira ngo bagushinganishe iyo turangiye gushakana umuhungu n'umukobwa barangizanya ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu ni amezi ya buki ukwa kane iyo yasamye cyangwa atari yasanga agatayoma bati sinawe nakurondoye n'umubiki yakwagira agaragaza ari umukobwa amurisha umugusha mereke igenderera niba tiwe hanyuma kwemereye iki ese nyine warebaga ndacyari bitwanda kwitwa Eros kumva uravuga ibintu bisondeke reka muvugeho gakeya ko muvumbi sibyo turacyari mu rukundo rwitwa Eros urukundo rwitwa Eros rero iyo utabwiyemo neza usanga iwacu wenda kakunyitengera kuvuga mu gihe ubavuze Imana yasezeranije cyane ko basezerana umuvumo w'ubukene tuzawuvanaho umuvumo iwacu wa mbere yatunze moto ntawatunze imodoka ko nayitunga azahita akenyuka ariko iyo umaze gusezerana yandikoshye n'ibikasyo wenda iyo ubyaye rimwe uhita upfa cyangwa ubyaye gatanu bahita bakwica urumva ugasanga nyine nawe ureba Amerika buri wese wayakomotse nawe yaturutse rero ibyo kurwana nabyo ufite ibyo urwana nabyo nanjye ufite ibyo urwana nabyo nawe ufite ibyo urwana nabyo mu gusenga rero ni bya bindi Imana igenda ikuborohereza kuvuga ngo iyo umuntu yinjiye muri Kristo Yesu aba yitse icyaremwe gishya ni ukuvuga ngo ya miryango ntabwo umuryango ni uwawe ntabwo umuguciye ariko umenya ibyo uri kurwana nacyo kuvuga ati data n'abana bararwana bagashaka kumenya bakandaganya ku gasozi ariko njye bitewe na umugabo n'abavuganye ntabwo uzajya kurwana uzamwera ari muto muhindure abatizwe uvuga ati data n'abana bararwana bitwegeye twebwe Yesu yatuhinduye atuhindura ubuzima haleluya Amen. ikibazo kaza kidetaye kinini cyane ndikibona n'igitabo kinini cyashwanyagurika amaso yawe ujye mwihangana Mane kubiriza nyagatsindwa ubwo n'ikivumbuye kuba ntabumbuye ubwo ndacyari rero niyo mpamvu rero iyo mu muryango mudashingira cyangwa mudashingirwa rimwe na rimwe ntabwo ari wowe ahubwo ni ibintu uri kurwana nabyo utazi n'izindi mbaraga uri kurwana nazo utazi si muri kubyumva rimwe na rimwe ukihangana ukavuga ati bagenzi igihangana nzashaka umukobwa nzashaka umugore wanjye ntabwo nteye kubera ko ushegeraga abagore batandatu nyoko wawe nawe yabishatse mo karindwi basobanyu bose ufite bake afite batatu ihangana agakiza kakagufata ariko wanasimu karindwi akaba yiteye ati yewe kubera iki nyine niyo amaraso ari kubwirwa satani ari kurasa ati genda runaka kwa runaka iyo turi gusenga tuvuze amasengesho iyo tugeze muri deliverance ugasengera nk'umuntu yafashwe n'abadayimoni akubwira ati njyewe mwene rusika sinzamurekura kandi niba arashaka azahita apfa cyangwa se azapfusha tukavuga ngo ni izina rya Yesu umwuka mubi n'ubuzima iyo turaje kumurekura ntugende ntabwo ari wowe turaje kumurekura ubona kandi ari muvugura kandi wowe yamuze mutuba uri kugira ngo baramenya ko ari iki dayimoni yari kumuvugiraho kandi yamuvuga jewe ndi wani kandi tanzemo igitabo ngo bavuga ko umwana wa karindwi atazigera ashaka bari gushaka ubukwe twabwica ntugakaza afite gahunda yakutuye mbese akatagize afite gahunda kuri finale
wakiri umwana wamuhambira ivunja bitatu akaba akwazi Jawabnya kimuru. Dulu dispe di kimuru. Gue ya kan itu kok. Isaka rero na Rebeka bo baravuze ati kabikirana bagenda ku kimenyetso. Umukobwa wacu nawe umusore wacu ugenda ku kimenyetso. Kugira ngo Imana ikubakire urugo rwawe ugenda ku kimenyetso. Ubwenge bw'isi. Umusore araza ati rero naragukunze ariko nkayavanze akibazo. Ati yavanze kugira ngo ngende ibyari Imana ntabwo bazongera gushaka. Undi naho ngaho. Akaza aho wararezwe. Wararezwe mu muryango wa Kristo. Wararezwe neza. Akaza akakwandagaza kugira ngo nyuko nazabarire ariko kuki tutakubona ibintu. Undi akaba yarafasha. Ajya mu mbwira ngo ndamuvuze. Nanjye ndikuvugiramo mu bari. Undi akaza akavuga ngo nabyaye umukobwa inda. Yarangiza akavuga ngo byangwiriye. Byakugwiriye. Mu rukundo rwawe rwitwaye rwose. Ari mu by'ukuri yatangiye agatako agukunze. Nawe ujya kumwinjira mu mukunzi. Ngore bikwiye gutya. By'ukuri bari gukundana muri iyo periyode muri iyo byumweru 2023 navuze. Mwembi shishisheri akamiti ukashize kwita kandi akaje. Mukundane. Baramutaje umuzizi zabo neza. Akazabona n'umwana uvuga ati burya yarashitswe kubona waba ufite umutima w'umukobwa ngo cyanyira ndacyanze akubana n'umwe nyina akazaregreta akamufita ku bwatsi undi aza kuramba ngo yabyaye hanze ndamwanze undi ati yabyaye hanze ndamwanze Satani akaba yishe ubuzima bw'abantu kumva agacica n'imitsima y'ababyeyi be kubera ko nawe adashaka ibirori bityo Satani yifata akabakanyakanya barazuka kumazuka ngo mara kutuza kwa Satani afite inzira nyinshi shishabo akabugera anyuje mu bwoko bwa Eros abantu babugize nabi bafata kuvugana iyo umukobwa yumva afite umutima mwiza rero avuga ati ni byiza atari ko ndikureba nyina abona byibuze n'umusonga ubona gusa wacu ntabwo yakara amaraso yayo amaraso y'Imana n'amaraso yayo reka nze kumwemera byibuze zero zagenda wakariko urugo gusa mudasenze urupesa wekate apana kuba ngo wamukobwa nubwo byatubiririye ariko urabona ukunda ndetse nawe urakunde nawe nakunda n'imico yawe ngiyi nyihinduye se byakunda yego wowe se bihindutse nawe byakunda katugerageza tunasenge tukimana mugasenga mukareba ibimenyetso by'Imana kuko uba mugiye kuzabana akaramata kugira ngo tuzacitinga kugira ngo tuzacana inyuma uko wampaye niko wahaye n'abandi wanjye ishoco atariwe caca kigakomeza ari inkuru ariko abantu bakunze bavuye mu ikosa ariko ntabwo ariyo nkuru nagukunze nawe urambona twisanganira icyo Imana ishimwe haleluya amen abane ni ikintu nyinshi cyane kandi garukire mwitane ni ikintu nyinshi cyane akongana yanganye nababwiye ntabwo byoroshye aho kubitaho impande ndimo barumuraso ko bawuninje n'amase cyangwa ikirage kagende none iyo wihakanye amaraso yawe mu by'ukuri ufite urukundo tekereza ko akana kazaba victime isenyina barakundanye ariko baryaryana bagahita babati tu akana kakavuka k'amaboko iyo akana kavutse ariko inyendano kabona gatura twaresa ikiroko papa gatekereza niyo kagomba papa gatekereza niyo kagomba mama niko kibishe kagomba papa no yisaba yibabana kakana kazavuka Imana yahereza umugisha cyane utuma tumaze mu kibani kugira ngo umugisha cyane nubwe kakazamuka kakazegera icyo kandi icyo kigejeje niba bagomba kutarishimwe neza ukavuga muri diaspora kugera muri kwatire nziza akana kigeze kubaho datera nyihakanye umuntu wandeze niwe cyita datera nziza maze abari kumefera bataye urutse bisebe ariko byo kwigisha bari kwachawe iyo wese neza kakana
utageze urugero data nubwo utageze ariko uri data akakwandika ingofero iyo ufite umutima w'umwuka wera akwandika ingofero n'ukurira gutekereza ku ngari ntabwo namwitayeho sinzi gukura kwe none nyabitse ingofero umva amakara kwikoresha ni wa mwana ufite ubushize baje mama nawaje ndabona ka jya kumubona ndakura none nakuze ariko urababyeyi